urunana rudutoza kubana, wanyuze abakuru n'abana, kubw'inama zawe ubu turasabana, ugira umugira inama abagira Imana, umugisha twagize ni ukukugira. Urunana kurutaka birandyohera, gusa uyu munsi mbuze aho mpera, reka nterure ngira nti uru rukerereza, kubera ukuntu abagukunda ubihoreza, kukubura no kukureka byatubabaza. Urugo wagezemo amakimbirane arahunga, urubyiruko watubereye inshuti uratwunga, ntawe wahera udushuka watumeneye ibanga, Agnes na Kirisi n'abandi batubereye abaganga, ngaho ganza u Rwanda n'imahanga. Waduhaye urugero rwiza mu rukundo, kubana no kwihangira imirimo, ibyo biduha nta kiguzi nta gishoro, wirukana urwango n'amakimbirane turi mu mahoro, soko y'ibyishimo watubereye akabando. Ngaho muntize ibiganza turuhe amashi, maze iyi nkuru y'urunana muyibwire n'abandi, baze bavome kuri ibi byiza utasanga ahandi, kuko abarumenye nibo mugisha barusha abandi, ngaho nawe uvuga uti sinzaroreka ukundi. Uyu nguyu rero ni umwe mu bantu bakunda urunana, wamaze kuba washyira hanze iki gihangano ndetse akigenera abantu bakina urunana ndetse n'abantu bakunda urunana. Niba wemeranya n'uyu nguyu kanda muri komenti ubundi wandikemo ati sinzakureka ukundi runana. Ku bantu rero bafite ibihangano byabo turabasaba kugira ngo namwe mwandike muri komenti, ubundi ibihangano byanyu tuze tubigeze ku bantu bakora urunana. Nanone kandi mbibutse ko ahangaha ariyo YouTube ikugezaho byinshi bigiye bitandukanye byerekeranye n'urunana. Niyo mpamvu tugusaba kugira ngo ukande subscribe nimba aribwo bwa mbere wagera hano, wibuke gukanda no kunzogera kugira ngo buri byiza byose byerekeye ku runana ujye urahita uba mu ba mbere babibonye. Ngira ngo mwumvishe neza ko bavuzemo urukundo rwa Agnes ndetse na Chris. Abantu benshi mwanditse musaba yuko twabahereza cyangwa se twakongera tukabakorera urunana Chris ndetse na Agnes bongeye gukundana. Nk'ukuntu mwabisabye rero nabyo biri mu nzira, nabyo biri mu bisubizo tugiye kubahereza mw'iyi minsi. Icyo tubasabye gusa ni ukujya mutanga ibitekerezo nk'uko mwabitangiye, tubibutsa ko twabateguriye ikiganiro bita urunana analysis, rubafasha gutanga ibitekerezo byanyu byose mufite ndetse no gutanga ibibazo byanyu kugira ngo tubikemure. Twongeye kubashimira nanone kubera ko mukomeje kutwereka ko mukomeje kudukurikira n'umurava mwinshi. Natwe rero ntituzabatenguha mu kubahereza ibyiza bigiye bitandukanye. Tuzongere dusubire mu runana rw'ubutaha. Uyu yari umuvugo. Dushimiye uyu musizi w'uyu munsi ndetse n'undi wese waba ufite igihangano cyaba icy'indirimbo cyangwa se umuvugo, atwandikire tuze tumwakire.